umukinnyi w'umurundi warumaje kuba shusho w'abareyo, warumaje guha ibyishimo abareyo, abari bari bamaje kumvamo. Iyi nkuru rero munyemerere nse nk'uvugira hasi gakeya, kuko ntago ari inkuru navuga ngo ni inkuru yo kwishimira, kuko ariko hari abafana bakundi n'ayandi makipe bavuga ati yaba yagiye amezi 7 ahubwo ati ntagaruke. Ariko ku bakunzi ba football n'abantu bakunda umupira hano muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku mukinnyi warumaje gukina imikino 3 afite ibitego 4, ntago yari afite imibare mibi, kandi twari tunamukine muri no championnat yacu kugira ngo atange competition yaba ku ba defenseurs yaba no ku bandi bakinnyi bari muri no championnat. Kubona umukinnyi arimo arazamuka afite ibitego byinshi, ibintu byose ububona ko ari sawa cyane. Rero ni umukinnyi bita Ndikumana Asman, ku munota wa 92 match ijya kurangira kuri 5 bari bongeyeho, aje kugira ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo ni icyo bita himeras mu gifaransa ni icyo bita himeris. Ni urabona ni we impamvu ntakoze hano ntago ari urutugu rw'iburyo, ni urutugu rw'ibumoso, niyo mpamvu mbagomba gukora hano hacomotse nako hacitse uwo bita Ndikumana Asman. Aka kaboko k'ibumoso kagize ikibazo, kacitse, urumva katandukanye ubwo ngubwo. Bahise bamukorera ubutabazi bw'ibanze bwo kumushyiraho sima. Hateganyijwe ko agomba guhura n'inzobere mu by'amagufwa muri kino cyumweru. Uko byagenda ko iminsi nzi niba wenda ejo niba runo munsi ku cyumweru, wenda nk'ejo ku isaha 5, sinzi niba ari ku munsi wo kwa mbere, sinzi niba ari ku munsi wa kabiri, sinzi niba ari ku munsi wo kwa gatatu. Ariko ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'akababaro ku mukunzi wa equipe Rayon Sport ahari hose, ku mukinnyi bari bamaje kubrivingamo. Faringanye yari ari mu bakinnyi Eban bari bamaje kugirira icyizere, bavuga ati uyu ni umwataka ushobora kuduheka yaba ayo matsinda tukajyamo. Na Asman bavugaga ati still igitego gishobora no kubura ku munota wa mbere wa 10 wa 30 wa 40 wa 40, ku munota wa 90 akabanika kufura akayitera akayishyiramo, kuko byaragaragaye kazi gutera ibintu by'ama set pieces. Ariko icyo bita himerasi ebana urutugu hano rwose ahanga ndimo ndakora haratandukanye. Ubu ngubu tuvugana Asman icyo bita sima ameze gutya, biteganyijwe ngomba guhura n'inzobere mu bya magufwa. Ifoto turazana yo kuyibereka, nta kibazo na gito yagiye. Ndikumana Asman wacitse icyo bita himerasi, nawe rwose nkaza nkababwira ni aka kaboko akakibumoso niko kagize ikibazo, ntago ari kwinuza. Ubwo rero ku mukino wa SINGIDA Black Stars na equipe Rayon Sport uzabera muri Tanzania ntawe uhari. Binateganyijwe ko nta gihindutse iyi faza abari mwiyakira mwatagirwa na Yves muri zino match mu kwezi kwa 10, kwezi kwa 11, wenda mu kwezi kwa 11 muzatangira kuenjoyinga kira kintu cya Faringanye. Ariko abarero namwe ubibaze mufite Asman, mufite na Faringanye akwa mugani umanire bizagurukika mababa birataka iri imbere. Asman araha, Fara araha ngaha, mu mugongo wabo hari umutara mu Abebi cyangwa hari Mohamed Che gayi bazi cyane. Niyo mpamvu wa mugani ibintu simeze neza. Ubwo rero niyo mpamvu